bacururiza telefone nkamagara Isaie ku izina ry'Imana ushize sinamuhamagaye bavuga ngo ya muraho neza Pastoral mahoro y'Imana wayo ni umuyobozi wa Dove ariko Philibert si umwadepr none twibaza Adepr yaragurishijwe nako Dove yaragurishijwe Dove yarakodeshejwe kuko twabibonye muri kirabo ubona none ingamba zayo zaba zarahindutse ofete kuvuga ngo bya bintu bangurajyana y'umuntu mwasezeranye gusa cyangwa se inzoga ntabwo zemewemo simbizi ubwo ariko wumvishe ko abanyamakuru babibajijeho iyi Dove Hotel yabikiri mu biganza bya Adepr Dove Hotel ni Adepr 100%. Philibert ni umuyobozi wayo birumvikana ko ni Dove Hotel iri mu kigo cy'itorero ikora ibintu investment company yego gihuza ari Dove Hotel ari hotel y'igicumbi ari ama guest house kikaba kigira koti kikaba n'ubuyobozi bw'itorero kugira ngo ikurikirane imikorere yacyo ni ikigo cy'itorero 100%. noneho ikaba ifite nyine umuyobozi Philibert umuyobozi guhuza ibyo bikorwa byo bikorerwa muri Dove rero ni yitorwa Adepr 100%. yego mu rwego ndarwo kuvuga ko mwafashe Philibert maybe ni umwadepr w'imbere cyangwa yuko mwabonye ari ufite ubushobozi bwo kuyobora Dove yuvuze umwadepr w'imbere sinzi icyo ushaka kuvuga umukristo waho sinzi Adepr w'imbere cyangwa w'inyuma nta mwadepr w'inyuma tugira umukristo w'imbere mushumba mutwihanganire wenda noneho ikindi iyo dutanga akazi tureba ubushobozi bw'abantu nuko babasha gushyira mu ngiro misiyo y'itorero ntabwo tujya kuvangura amadini sinzi impamvu ushaka kumenya niba umwadepr cyangwa umwadepr yuko twibaza wenda ko iyi Dove Hotel ni inyubako yateje imvururu cyane mu gihe cy'itangira kwayo ndatekereza ngo mutarajya ku buyobozi bwari ari ubuyobozi mwaje musimbura twavugaga tukibaza nta kuntu ese nimba umumaro wayo yakagira umumaro abakristo ndaba Adepr muri rusange haba harabuze n'umuntu ufite ubwo bushobozi n'ubumenyi bwabyo kugira yayobora Adepr igira abakozi Dove Hotel igira abakozi benshi b'Adepr ariko ibasha no kugira n'abakozi basengera mu yandi matorero bitewe n'ababashe gutsindira umwanya w'umurimo yego nyine dushyira umwanya w'umurimo ku isoko ugashaka uwutsindira icya mbere kiba kirenga ni uko abasha gushyira mu bikorwa bishinzwe rero iyo ari we watsinze ntabwo tujya gushyira itangazo ku isoko tuvuga ngo turashaka amakuru umwadepr rero iyo ari we watsinze ntabwo tujya gushyira itangazo ku isoko tuvuga ngo turashaka amakuru umwadepr ariko ifite abakozi benshi cyane bo muri Adepr bava mu itorero rya Adepr nabo bijyanye n'uko nyine bagiye batsindira imyanya y'uwo murimo yego murakoze cyane iyo tukurikiranye amakuru wenda y'uburyo yatangiyemo twabivuze wenda haruguru twagatekereje ko yakagiriye umumaro abakristo muri Adepr ndaguha urugero wenda tujya tuvuga ngo abadivantiste ari uburyo bafashamo abakristo abo muri kaminuza zabo mu bikorwa byabo remezo akaba hafi abakatolike nuko n'andi madini amwe namwe ese Adepr mu bikorwa
byayo muri rusange bifitiye kamaro ki abakristo muri ADPR? Ndavuga urugero, niba mufite sara wo kuri Dove Hotel, nk'urubyiruko cyangwa umujene wo muri ADPR ufite ubukwe, mubasha mwamushyigikira gute mu buryo bwo mu bikorwa remezo yaba yaragizemo uruhare cyangwa ababyeyi be? Mu buryo butandukanye. Yo icyambere nicyo kubanza kumva icyo ibikorwa nka biriya byubakirwa n'umumaro bifitiye itorero muri rusange, kandi nyine bifitiye itorero muri rusange umumaro. Icyo ukora n'umuntu ku giti cye iyo aje mu cyambere kubanza kwishimira ko aje muri hoteli y'itorero rye. Yego, icyo ni icyambere yishimira. Ariko nawe akaba agira uruhare mu bihakorerwa. Ndabizi ko hari uburyo bafasha abaza bahagana bakabaha discount cyangwa se bakagira uburyo babagabanyiriza. Yego, yaba ari abashaka gukoreramo ubukwe cyangwa se ibitaramo, cyangwa akaba ashaka icyumba cy'inama, cyangwa se akaba ashaka icyumba cyo kuraramo. Hari uburyo butandukanye bazegere, kuko Dove ifite abakozi babishinzwe babikora umunsi ku wundi, kandi mu byo bakora n'iyo banyetoro baje kuhakorera ibikorwa nk'ibyo bitandukanye bafite uburyo babagabanyiriza bikabafasha. Mu mahame twari tuzi byaracyakomeje cyangwa kuba harimo abayobozi bashyashya batari no muri ADPR, arajya ku mahame ya standard ya hoteli ubundi yenda tuzi ko igira igice cya bar na resitora, amacumbi. Ubwo bar aba arimo inzoga, ibisindisha, amacumbi umuntu wese yagenda akafata icumbi uko abishaka, ariko mbere twe tuzi ko habanza kugaragazwa wenda ibijyanye n'undi muntu nk'umugore n'umugabo cyangwa umukobwa n'umusore ujyana cyangwa ko mwashyingiranwa. Ayo mahame aracyariho cyangwa se ko yaragiye abayobozi batari no muri ADPR yaba yarahindutse? Nakubwiye ko iyo dushaka abayobozi dushaka abakristo. Yego, abayobozi bari icyambere ni abakristo. N'abakristo bizera Yesu Kristo, kandi bemera icyerekezo cy'itorero ADPR, bemera indangagaciro z'itorero ADPR, bafite n'inshingano yo kubishyira mu bikorwa. Yego, rero ibindi byose uri kuvangamo ntabwo bivuye nyine n'icyo ADPR icyo n'ikigamije, ndetse n'abayobozi izana baje kuhakora umurimo. Niyo mpamvu kuba hari umuyobozi wahindutse akaza undi muyobozi, uwo muyobozi kandi akaba aje umukristo, ntabwo ari byo bibasha guhindura indangagaciro z'itorero. Ibyo tutemera ntitubyemera, ibyo tudakora ntabwo tubikora, kandi dushobora no kuzana umuntu uje kubikora, kuko igihe cyose mu bigenderwaho kugira ngo umuntu ahabwe akazi. Yego, harimo icyo cyo kubanza kureba niba ari umukristo ubuhamya bwe, niba kandi anajyanye n'icyerekezo n'indangagaciro by'itorero ADPR, kandi anemera gushyira mu bikorwa. Ni igikorwa cy'ubucuruzi, ariko ubucuruzi bushyigikira misiyo z'itorero. Yego, niyo mpamvu rero n'ibindi bikorwa by'ubucuruzi by'itorero ADPR aho bikorerwa hose, ntabwo twemera ibikorwa byaba binyuranye n'icyerekezo cy'itorero n'indangagaciro n'umuco n'imikorere y'itorero. Rero niyo tuzanye rero abayobozi, mu cyo turebaho bwa mbere ni ukureba ubuhamya bwabo, ni ukureba ko ari abakristo, ko bizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, kandi ko bemera amahame, bemera indangagaciro, bemera icyerekezo cy'itorero ADPR. Kandi abayobozi dufite muri Dove Hotel bahuye n'ibyo byose nkubwiye. Wenda turasa nk'abagana ku musozi ikibazo cyanyu. Iyi Gisozi ntago yavunnye ubuyobozi bwo hejuru, cyane tujye tureka kubeshyanya. Yavunnye abakristo, abantu bari muri ADPR ku bwa Gisozi. Ndabizi neza Jade, hari n'abasohotse muri ADPR. Si bose ariko harimo abasohotse barasezera. Ibi narabo turabivuga kango ni itiku, si itiku. Ahubwo twibaza izi mvuno amugana abakristo bagira umumaro, bagira kuri izi nyubako. Yego, bibamariye iki kugeza uyu mwanya duhumuke tuve mu bujiji, batari gukorera Imana?
kandeba Imana ifashe iketse nkuba nyitabye batwumve ushobora kuba ahuze ari mu kandi kazi ageze turi kwa gatandatu tegura ijambo ry'ejo se cyangwa yatashye ubukwe umuvugizi umuvugizi ubundi aho ari hose yagakwiriye kwitaba niyo yaba ari mu nama ubundi ntabwo yemerewe kutitaba telefoni iyo ariyo yose yabyanditse ngo urugero ko atari byo Yesu Yuda so ari kontabure kuki Yesu yagize umukontabure mu ntumwa 12 nawe wa 13 kugira ngo ibintu bigende neza ntabyishyireho yari kubishobora rurya ruhago rw'ibiceri yari kubasha kurishyiraho nkubwira uburyo bikurikiranye bikwibutse kuki yageze aho abantu bashonje akabaza ngo mu kigega harimo iki kuki iyo myumvire niyo mitekerereza abantu bagifite ubwo niyo mpamvu namwe ngo bakwiriye kwiga bafata Bibiliya ntibayigenze kwiriye ahubwo bakayicurika ariko uzi ko hari umukristo utaranabona iyo gisozi bavuga ntago bayizi ataricaraho ngo nkwerewe n'agafanta ni ukuyumva uzi igisozi abantu yahagaritse uzi ko igisozi ngereka ngo amakuru nk'umuntu wari urimo ntago ari ukubabeshyera iyi gisozi aho wageze nturirimba utaratanga umusanzu kandi ntabwo ari tolerance uvuga ngo utange uko wifite bagushyiriragaho reka da baravuga ngo korari nitwicaye miliyoni zinize bakajya muri korari bakicara akabati mbo turimo 20 buri muntu naye batitaye kandi ntikuye y'indi misanzu korari atanga amafaranga buri kwezi muragura iniforume kugeza ubwo Jerry kugeza ubwo ivugabutumwa ryahagaze ntihagire korari isohoka itararangiza gutanga umusanzu ibiterane birahagarara igiterane cyabagaho cyari igiterane cya Adepr cyo kuvuga ngo umuturgudu cya paruwasi teguye igiterane cyo kwitangisha kuri Gisozi bagera mu giterane bakabashuka ati muzana amatelefone yanyu tuyasengera hari aho byabaye umwigisha umwana bati muzana amatelefone yanyu tuyasengera ageze imbere ati amatelefone arajya gukora umurimo w'Imana ariko ntugakabye yasenje kubeshyera uwo mudugudu usarajya ngo uvuga bari bawuriho baze batubwire uwo mupasiteri ari kwigisha birangiye cyo nuko baharaye ngo abahanuzi bazi kwitangisha bateguraga ibiterane akabati turatumira muyo nimba ari cyo umuntu uzi gusatura kweri bibi urakoze bitwaga abasatuzi urumva uza abana batasengewe kubera iyi Gisozi ubwo kugira ngo ubone serivisi z'itorero nuko byagomba waratanze Gisozi yarabaye Gisozi nyene nayo baze Gisozi gushyingirwa Gisozi kubatizwa Gisozi iga genda gize ubwoba aho bagera bavuga ngo batanga gitanse bakoze amaresi warubize bakoze resi wamara gutanga Gisozi ukaba ufite resi aho wibeshye uyitese ibeshye uyite none ngo byagenze gute kuri iyo Gisozi yateje akaduruvayo ngo bayitanze oya ni amakuru numvise ko bashobora kuba barayitanze nabonye reka nze ndebe umuntu nimba ari byo ntibeshya urumva nabonye bavuga bapanga bashyira mu majwi nta nimero zose nyigera baho nshaka kumuhamagara se okay bayihaye umugabo witwa Philbert nibyo se yego niwe usigara umuyobozi mukuru wayo niwe muyobozi wa Dove ariko Philbert si umwadepr noneho twibaza Adepr yaragurishijwe nako Dove yaragurishijwe Dove yarakodeshejwe kuko twabibonye muri kirabo ubu none ingamba zayo zaba zarahindutse ufite kuvuga ngo bya bintu bangurajyana y'umuntu mwasezeranye gusa
cyangwa se inzoga ntabwo zemewemo simbizi ubwo ariko wumvishe ko abanyamakuru babibajijeho twibaze dove yaragurishijwe nanjye nibyo ndi kwibaza dove ishobora kuba yaragurishijwe ntabwo tubizi ntabwo yagurishijwe nawe none se yaba ikiri mu biganza bya ADPR nta bantu bize management muri ADPR kariho tuvuga duhera uyu mugabo ni inshuti yanjye I'm so sorry I know ndabizi ni ikiganiro ari bugikurikirana kandi uyu mugabo ni umushoramari nyine umushoramari ubu nshatse nanamwamamariza ariko reka mvyorere afite izindi kampani ze zibwite ku ruhande ni umujene rwose none twibaze nimba itaragurishe dusesengura ahantu jeri nimba itaragurishijwe wende kavuga ngo ni umukozi muri ADPR nta wize ibi bintu kugira ngo basi banabateze imbere wasanga badahari bari kuri urwo rwiri wasanga je sais pas ntibibaho ntago bibaho ADPR ifite abantu bize ADPR ifite abantu none se mubwira none nimba batarimo abari kwishyurira A0 ubu nta AE bari bafite harabiri kwishyurira bazanavanamo buno buyobozi bushya ako ni akantu keza ko gushimirwa reka tubashimire kuri icyo gikorwa none nibaze harimo n'umushuti wanjye ufitemo umuntu bagize neza nanjye hari umushuti wanjye ufitemo umuntu Imana turayikunda hari ibyo yagiye ikemura reka twizere ko none bizakemuka twibaza aha hantu abantu badukurikiye muhumuke mukanguka iyi gisozi yavugishije abantu benshi iyi dove yafungishije ba Tom iyi dove yatumye abantu batajya kwigabura iyi dove yatumye ibitane bihagarara iyi dove yatumye ivugabutumwa risesuye rihagarara iyi dove yabuze umwadeperi uyiyobora nimba itaragurishijwe nanjye nibyo ndi kwibaza umbaze nkubaze iyi ADPR ishobora kuba yaragurishijwe na iyi dove kugeza uyu mwanya ntabwo ikiri mu biganza bya ADPR yego iri mu biganza by'abashoramari abashoramari ariko nibo babungabunga ibintu neza cyane cyane by'imari kuko nibo bazi uburyo bicururiza telefone nkamagarizaye ku izina ry'Imana ushize sinamuhamagaye bavuga ngo yahunze wamaye telefone yanjye oya dusobanukirwe ibi tuve mu rujijo ningirirwa umugisha akanyitaba ntabwo yakwitaba si ukuvogera ariko ibintu babikwiriye yego iyi gisozi ntabwo yavunnye ubuyobozi bwo hejuru cyane tujye tureka kubeshyanya yavunnye abakristo abantu bari muri ADPR ku bwa gisozi ndabizi neza jari hari n'abasohotse muri ADPR si bose ariko harimo abasohotse barasezera ibi narabo turabivuga ngo ni itiku si itiku ahubwo twibaza izi mvuno wamugana abakristo bagira umumaro bagira kuri izi nyubako yego bibamariye iki kugeza uyu mwanya duhumuke tuve mu bujiji batari gukorera Imana kandeba Imana ifashe iketse nk'ubanyitabye batwumve ushobora kuba ahuze ari mu kandi kazi ageze turi kwa gatandatu tegura ijambo ry'ejo se cyangwa yatashye ubukwe umuvugizi umuvugizi ubundi aho ari hose yagakwiriye kwitaba niyo yaba ari mu nama ubundi ntabwo yemerewe kutitaba telefoni iyo ari yo yose muraho neza Pastoral mahoro y'Imana nitwa Bobo umunyamakuru kuri Give Hope TV sinzi aho mwatwemera tukagira akantu tubabazaho ari ibintu twari turi kwibaza ku bijyanye n'ibikorwa remezo okay murakoze cyane
iyi Dove hoteli ni inyubako abakristo bagizemo uruhare banatanzemo umusanzu, ariko uyu mwanya hakaba hagaragara wenda ko yaba yashyizwe ahari mu biganza by'abashoramari cyangwa bamwe bavuga ko yaba yagurishijwe, ko twabonye ejo ndi babaza umugabo witwa Philbert nk'umuyobozi usigaye yihagarariye. Ese iyi Dove hoteli yaba ikiri mu biganza bya Adepr? Dove hoteli ni Adepr 100%. Philbert ni umuyobozi wayo, birumvikana ko ni Dove hoteli iri mu kigo cy'itorero gikora ibintu investment company. Yego. Gihuza ari Dove hoteli, ari hoteli y'igicumbi, ari guest house. Kikaba kigira koti kishyirwa n'ubuyobozi bw'itorero kugira ngo ikurikirane imikorere yacyo. Ni ikigo cy'itorero 100%. Noneho ikaba ifite nyine umuyobozi Philbert, umuyobozi uhuza ibyo bikorwa bikorerwa muri Dove. Rero ni y'itorero Adepr 100%. Yego. Mu rwego wenda rwo kuvuga ko mwafashe Philbert, maybe ni umwadepr w'imbere cyangwa yuko mwabonye ari ufite ubushobozi bwo kuyobora Dove? Umukristo waho umukristo w'imbere mushumba mutwihanganire wenda. Noneho ikindi iyo dutanga akazi tureba ubushobozi bw'abantu nuko babasha gushyira mu ngiro misiyo y'itorero. Ntabwo tujya kuvangura amadini. Impamvu ushaka kumenya niba umwadepr cyangwa umwadepr, yuko twibaza wenda ko iyi Dove hoteli ni inyubako yateje imvururu cyane mu gihe cy'itangira kwayo. Ndatekereza mwe mutarajya ku buyobozi, bwari ari ubuyobozi mwaje musimbura. Twavugaga tukibaza nta kuntu ese nimba umumaro wayo yakagira umumaro abakristo wenda ba Adepr muri rusange, haba harabuzemo umuntu ufitemo ubwo bushobozi n'ubumenyi bwabyo kugira yayobora. Adepr igira abakozi, Dove hoteli igira abakozi benshi b'Adepr, ariko ibasha no kugira n'abakozi basengera mu yandi matorero bitewe n'ababashe gutsindira umwanya w'umurimo. Yego. Nyine dushyira umwanya w'umurimo ku isoko, ugashaka uwutsindira. Icya mbere kiba kirebwa ni uko abasha gushyira mu bikorwa bishinzwe rero iyo ari we watsinze ntabwo tujya gushyira itangazo ku isoko tuvuga ngo turashaka amakuru mu Adepr, ariko ifite abakozi benshi cyane bo muri Adepr bava mu itorero rya Adepr, nabo bijyanye n'uko nyine bagiye batsindira imyanya y'uwo murimo. Yego. Murakoze cyane. Iyo tukurikiranye amakuru wenda y'uburyo yatangiyemo, twabivuze wenda haruguru, twagatekereje ko yakagiriye umumaro abakristo muri Adepr. Ndaguha urugero wenda tujya tuvuga ngo abadivantiste ari uburyo bafashamo abakristo abo muri kaminuza zabo, mu bikorwa byabo remezo akaba hafi, abakatolike nuko n'andi madini amwe namwe. Ese Adepr mu bikorwa byayo muri rusange bifitiye kamaro ki abakristo muri Adepr? Ndavuga urugero, niba mufite sara kuri Dove hoteli, nk'urubyiruko cyangwa umujene wo muri Adepr ufite ubukwe, mubasha mwamushyigikira gute mu buryo bwo mu bikorwa remezo yaba yaragizemo uruhare cyangwa ababyeyi be? Mu buryo butandukanye. Iyo icyambere nicyo kubanza kumva icyo ibikorwa nka biriya byubakirwa n'umumaro bifitiye itorero muri rusange, kandi nyine bifitiye
itorero muri rusange umumaro cyo gukora n'umuntu ku giti cye yaje mu cyambere kubanza kwishimira kaje muri hoteli y'itorero rye yego icyo ni icyambere yishimira ariko nawe akaba agira uruhare mu bihakorerwa bizi ko hari uburyo bafasha abaza bahagana bakabaha discount cyangwa se bakagira uburyo babagabanyiriza yego yaba ari abashaka gukoreramo ubukwe cyangwa se ibitaramo cyangwa akabashaka icyumba cy'inama cyangwa se akabashaka icyumba cyo kuraramo hari uburyo butandukanye bazegere kuko dove ifite nyine ufite abakozi babishinzwe babikora umunsi ku wundi kandi mu buryo bakora n'iyo abanyeshuri baje kuhakorera ibikorwa bitandukanye bafite uburyo babagabanyiriza bikabafasha. Mu mahame twari tuzi aracyakomeje cyangwa kuba harimo abayobozi bashyashya batari no muri ADPR arajya ku mahame ya standard ya hoteli ubundi yenda tuzi ko igira igice cya bar na restaurant macumbi ubwo bar abarimo inzoga ibisindisha macumbi umuntu wese yagenda akafata icumbi uko abishaka ariko mbere twe tuzi ko habanza kugaragazwa wenda bijyanye n'undi muntu nk'umugore n'umugabo cyangwa umukobwa n'umusore ujyana icyangwa ko mwashyingiranwa ayo mahame aracyariho cyangwa se ko yaragiye abayobozi batari no muri ADPR yaba yarahindutse? nakubwiye ko iyo dushaka abayobozi dushaka abakristo yego abayobozi bari icyambere ni abakristo abakristo bizera Yesu Kristo kandi bemera icyerekezo cy'itora ADPR bemera indangagaciro z'itora ADPR bafite n'inshingano yo kubishyira mu bikorwa yego rero ibindi byose uri kuvangamo ntabwo biguye nyine n'icya ADPR icyo ni kigamije ndetse n'abayobozi bizana baje kuhakora umurimo na niyo mpamvu kuba hari umuyobozi wahindutse hakaza undi muyobozi uwo muyobozi kandi akaba ari umukristo ntabwo ari byo bibasha guhindura indangagaciro z'itorero ibyo tutemera ntitubyemera ibyo tudakora ntabwo tubikora kandi dushobora no kuzana umuntu uje kubikora kuko igihe cyose mu bigenderwaho kugira ngo umuntu ahabwe akazi yego harimo icyo cyo kubanza kureba niba ari umukristo ubuhamya bwe niba kandi anajyanye n'icyerekezo n'indangagaciro by'itora ADPR kandi anemera gushyira mu bikorwa ni igikorwa cy'ubucuruzi ariko ubucuruzi bushyigikira misiyo y'itorero yego niyo mpamvu rero hoteli n'ibindi bikorwa by'ubucuruzi by'itora ADPR aho bikorerwa hose ntabwo twemera ibikorwa byaba bibahuye n'ibyo byose bakwiye wenda turasa nk'abagana ku musozi ikibazo cya nyuma nibaza hari inkuru zirimo ziracicikana ariko abantu batari kuvugaho rumwe mu mpinduka z'ubuyobozi bwa ADPR harimo no gusengera abadamu ku bushumba iki cyo ko mumaze iminsi mubona muri social media wenda hari icyo mwagitangaza ese koko reka ngusuhuze nkifuriza ibihe byiza ukurikiranye Give Hope TV ndetse na Rwanda Gospel Show Imana iguhe umugisha cyane rero wakoze subscribe turagarutse n'ubundi muri bya biganiro byacu bitandukanye ariko bigamije kureba ukuntu itorero ryamera neza itorero nta rindi ni rya rindi riri mu ibanga Yesu niwe uribereye maso gusa twe tuvuga ibyo tubona hirya no hino mu madini uko byagiye bigenda ntabwo ndi njyenyine amazina yanjye ni Jerry ndi kumwe na Bobo umeze ute? Yabana ameze neza cyane amahoro meza turashima Imana nziza cyane shima Imana yego ndashima Yesu ibintu ni byiza cyane gushima Imana nibyo bya mbere ubundi yego dukomeje kubona inkundura muri ADPR impaka zabaye zose mu ivugurura ariko bamwe bemeza ko ivugurura iryo ari ryo ryose nubwo abantu batajya baryakira ariko riba rikenewe kandi riza rigakora ibintu byiza cyane iteka ryose nubaho no mu buzima budafite impinduka uzamenye ko ubaye mu buzima bubi kuko ubuzima budafite impinduka ni nk'ubuzima bumeze nk'ikidendezi amazi adatemba agera akanuka hazamo ibisimba hazamo iminyorogoto hazamo
mbese hazamo imyanda mibi. Yego. So iyo ufite ubuzima, Kristo yaravuze ngo ubuzima butembesha amazi. Yego. Mbese bivuga ngo ubuzima nyabuzima ni ubuzima buhora bufite impinduka. Niyo mpamvu ngo tuva mu bwiza tujya mu bundi. Gusa icyababaza ni kimwe. Impinduka zose ni impinduka. Yego. Impinduka zose ni impinduka. Yego. Ariko uhindutse ute? Uhindutse ute? Nta buzima bwawe buhindutse gute? Yego. Aho niho tumenya impinduka nziza cyangwa mbi. Ariko nanone biba bikenewe. Biba bikenewe. Yes, yaba ibibi n'ibyiza turabikeneye mu buzima. Yego, abantu benshi bagiye bavuga bati Adepr yacu ya rwose biriya bari kuyikorera ntabwo ari byo, ariko ubundi kuba yavuga ngo Adepr yacu ubwo babikora bagendeye ku myaka ya kera, uko babitwaraga, uko urumva hari n'iterambere, hari icyo rizana. Sinavuga mu gakiza, ahubwo mu migaragarire, mu mifatire y'ibyemezo. Ikintu abantu bavuze ngo amashuri kwiga si byiza. Reka mvuge gutya, waruvuze Adepr yacu. Yego. Kambwira abadepr na benshi yaratubyaye, iraturera, turakura, kandi hari n'aho tugeze kuberayo cyane, nta wabyirengagiza, tubyemere. Ariko Adepr yageze iva ku idini cyangwa itorero riyoborwa n'umwuka, rishaka kumera nk'idini riyoborwa n'amahame. Amahame kandi ari Pentecote, ni itorero ry'umwuka. Ni itorero ry'umwuka. Kwitwa no kuba biratandukanye. Kwitwa kuba biratandukanye. Yego. Nimba nitwa umunyamwuka, si bivuze ko ndi umunyamwuka. Yego. Adepr iyo ikomeza nka mbere. Ese mbere ni gute? Reka tubanze turebe mbere, turebe na nyuma. Reka turebe hambere, turebe aho bita nyuma habaye iki. Hambere habaga iki? Hambere Adepr yari ifite inyigisho ivuga ngo mu isi si iwacu. None se hari wigishije ko mu isi ari iwacu? Si iwacu ariko turahari. Akaya ndirimbo yo kwa bavandimwe ngo isi iraryoshye, ntawe bigeze babyigisha. Tujya gusura abantu. Ndabasura. Ukamarayo n'iminsi cyane. Urarya, ukomeza ukaryama ukavuga ngo si iwacu ntacyo nkora. Oya, urakora. Nese ko uri umushyitsi urakora. None ahubwo sari n'igihe ukora iby'iwanyu utakora cyane. None se kuki dufite imyumvire mibi n'ubujiji yo kumva ngo turi mu isi si iwacu, tukananirwa kuhakorera, ahubwo ngo tuzagere mu ijuru iwacu turuhuke? Mu ijuru mu isi ntago ari isi yo kuryama. Ese bakora iki? Nta nubwo ari mu isi yo kwicara, ni isi yo gukora. Ahubwo uragira ngo bimpurize, ndumva bagiye mu mubiri kandi turi mu isi mu gikorwa cy'umwuka. Roho nzima, umubiri mu muzima. Tujya tureka kubeshya. Uze kubimpuriza. Imyigishirize yo hambere yari ukuvuga ngo umupasitoro cyangwa umuvugabutumwa utahengamishije urukweto nta mwuka wera. Utahengamishije urukweto no kuvuga mbese umukene niwe uzajya mu ijuru. Habaye imyigisho bavuga ngo muhugukire iby'ijuru, ariho hahandi wasangaga uyu mwanya aba pasitoro bari gusezererwa. Utarahumutse mbere cyangwa basezerewe babayeho nabi. Tujya tureka kubeshyanya. Abasezerewe cyangwa bari gusezererwa batarahumutse mu maso, bagira imitekerereze yagutse, babayeho nabi. Bafashe umwanya wo gukorera idini bibwira ko bakorera Imana. Banigishwa ko badakwiriye kureba ibindi, badakwiriye kujya gucuruza. Umupasiteri wacuruje yaguye.
ubwo twavuyeho rega Adepr niyo ya mbere tureka no abangaba bose aya madini abiyomoye kuri Adepr n'aba banyamurenge bafite amadini atandukanye aba Adepr bita amacaci imurenge yitwaga sepaki muri Kongo n'ubu biracyahari hariho abanyakabera yatangiriye ikabera abanyakabera na n'uyu mwanya mbarangira i Muhanga bariyo kandi babarizwa muri Adepr. Gahunda yabo ni agatambaro, gahunda yabo ni naturere, tubyubahanemo. Yego, aha, yego, ibyo byihorera iby'agakiza na disipurine ntunabinzanemo, biri kure, birahabanye. Icyo turi kuvugaho ni imyigishirize n'imikorere y'ahashize. Yego, okay. Impamvu turi kuvuga ngo ni Adepr akaba ariyo dukontaho yuko n'aya macaci yari byawe na Adepr. Aya macaci yose ubona nabiyomoye kuri Adepr kubera iki? Hari imyigishirije bari bamaje kubona itagendanye n'igihe kigezweho kandi ndabikunda ndabyemera. Yego, ndabyemera. Imyigishirize n'ubu ndacyashimira RGB yaje ikinjira mu madini no mu myigishirize. Uzacunge hambere yari imyigishirize yo kuvuga ngo kwa runaka macaci sibakirijwe n'abapagane. Mbese yari imyigishirize y'amacakubiri no guca imanza gusa. Yego, bagafata za nyigisho kubera ubumenyi buke, ariko n'ubundi n'izisangira ngo ahandi birimo biragenda bihinduka ngo ni amacaci biri kugenda bihinduka. Tugiye kubona tubona rumwe mu rusengero rwiza bahita bashyiraho Adepr church, biri guhinduka. Remera church biri guhinduka tayari, birimo birahinduka ibyo mubwira ngo ahashize no, ariko ngira ngo ni ukudasobanukirwa mu myumvire, bwari ubumenyi buke. Yego, kugira ngo menye church bivuga iki na eglise ni ya yindi nyine. Ofete urumva ahambere waruzuraga ati shi warebamo gatatu ati pastor n'uyu bese waba werekwa ati ni ukwiye kuba umushumba, none agafata byanditswe akabisobanura mu bigendanye n'imyumvire ye. Yego, ariko bitagendanye n'ubumenyi, kandi bidusaba ko iyi Bibiliya tugomba kugira n'ubumenyi, tugomba kugira umwuka wera tukagira n'ubumenyi. Kubera iki? Uramutse ufite ubumenyi gusa udafite mwuka wera wica abantu, urabaroga. Uramutse ufite mwuka wera udafite ubumenyi wica abantu. Bisaba iki? Balance. So ahambere nibyo twari turiho, wenda tusinzi niba tuyari ibintu mbazaho. Harari imyigishirize ifite ubumenyi buke. Unyumve neza, turakurikira, bayoborwa n'amarangamutima bakabeshyera umwuka wera. Naraye nonganye n'umuturanyi, wibuke ko n'umunyarwanda wa kera iyo yashwanaga na muteba yeta yakabyuka byaraye bati mbabamo mbazi se amazina y'amagenurano ntago cyemewe. Nizo nyigisho nizo zari ziriho. Waba washwanye n'umuntu mu muhanda, Imana izabahonda, agahita bihuza na nyanyigisho ngo Abedomu izabakubita igikweto mu mutwe. Tujye tubabona no mu ndirimbo zimwe zahimbiwe ugasanga ni inyoro gusa. Yes, bavuga umusaraba ryari, bavuga urukundo rwa Kristo ryari, bavuga kwera kw'Imana ryari, bavuga kugandukira Yesu ryari, ahubwo ugasanga bavuga mugenzi wawe Imana izamukurutisha. Baraturwanyijwe yo tugiye kuba depasa. Haleluya! Iriya yari imyigishirize yo kubyutsa amarangamutima gusa. Humura wowe ushonje, Imana iguhaye ibiryo kandi ukagerayo ukaburara aka. Irabitanga. True. Ariko noneho kuki kudufata Yesu nitumwigireho? Uribuka bamwaka umusoro
kuki Yesu atavuze ngo ndategetse mu izina rya data muhume? Kuki yabwiye Petero ati manuka ifuhura nayo uyasamura ikirimo uhereze ibya Kayizari, ibyo Kayizari n'iby'Imana mu bihimana. So hambere hakoreshwaga amarangamutima arimo imyumvire y'imibanire hagati n'abantu, bakabeshyera mwuka wera, harimo n'ubumenyi buke, ariko this now byarahindutse. Ariko uyu munsi kubera ko hajemo n'abize bafite ubumenyi, bafite uburyo baha ibintu bya Kayizari bakabiha Kayizari, n'iby'Imana bakabiha kandi bikagendana mu murongo. Kugeza uyu mwanya Adepr nibwo ubu ngubu nava ko bari gukora n'umwuka w'Imana mu buryo bwuzuye. Bibiliya ivuga ngo udakora ntakarye. Yego. Kora uzo akuze ako Jerry wari wasenga no kwikofa ari hakantu ngo mvuko bimera. Bamva uguwe neza. Mwuka wera manuka neza. Wari wasenga uwambaye agakostime gashyashya. Wiguriye ariko. Wiguriye. Kameze ne ariko dore ikibazo. Waguze. Dore ikibazo cyavutse marera. Nubwo ibyo byagenze neza, harimo abakibyica. Harimo ababonye ko banze guhumuka mbere, bakaba bagira icyo bakora hambere, ubu bakaba batangiye kugikora mu manyanga babeshyera Imana kugira ngo bagire icyo baronka. Bavuye mu myigishirize y'ubucamanza bageze mu myigishirize y'iterabwoba. Ariko hane rusange siho gusa. Ntago twawe turi muri Adepr. Turi muri rusange. Muri rusange. Ariko nanone amusasari uyicunze abantu benshi babikora, nabahagaritswemo batagira handi babarizwa. Yego, babaye ibicamuke by'itorero. Saba Adepr pe mu nyumve, nababaye ibicamuke. Abo naba bavuye mu bubari bazihaze, bakaza gushaka yandi macupa babeshya abantu ngo bagiye kubasengera. Bakazana imvugo y'iterabwoba yo kugira ngo wamukatiranyishe nintabikora. Abo naba bana bafite ubunebwe mu mitwe yabo, bakanga gukora ibizima, bakicatereka njya kubabwira ati nibatampa abantu irabica. Yego. Bivuze iki? Nubwo basirimutse, harimo abaje mu buryo bwo kugira gute, bwo gusenya abanyetorero, kuzana inyigisho z'iterabwoba bishingiye ku nda nini yabo. Reka nanihute ngere kuri iki kintu cyo gusengera abadamu. Kuri iki kintu cyo gusengera abadamu batangira bavuga ngo ninda nini abagabo bagiye bagira kenshi, bo kumva ko abagore nta jambo bakwiriye guhabwa. Ariko siko kuri. Bareka inda nini, bareka ubusambo bw'ahashize, kuko turebye kuri Kristo, ninde wageje ibirenge Yesu? Ninde muntu wavuze ubutumwa i Samariya akimara gukizwa ibyaha? Ninde muntu wamama winjire mu mva bwa mbere? Ninde muntu wasakaje ko Yesu yazutse? Ahubwo se ninde wavuze ubutumwa nk'umudamu? Ahubwo abagabo ba Petero si abanyabwoba bihishe, babangurasa na Yesu ati takwiyamye. Umuntu nta nubwo. So byose rero nge muri rusange twe turi ku idini rya Adepr, nk'idini ryatubyaye twese n'abanyamadini baza ahubwo bicare bige buko rwose Adepr. Ariko ndashimira Isaie wenda nimba ari uko Adepr simbizi, sinzi cyabihinduye, nimba wenda ari amategeko ya leta, ariko ku ngoma ya Isaie Adepr yarasirimutse. Nibwo twabonye bakira Apostle Sostene n'umukobwa we, nibwo twabonye Antoine Rutayisire, nibwo twabonye n'abandi bibohora bakajya mu yandi macaca. Ngibeshye ujye kubwiriza ahandi, ibeshye ahashize. Yabo
wagiye mu banyamahanga urumva inyigisho z'amacakubiri ariko ubu mwanya barasoma kubera iki hajemo abajijutse mu bumenyi ndetse banafite umwuka wera. Yego, hakaza ikindi kibazo rero nk'imiryango ishingiye ku myemerere cyangwa imyizerere, hari ibikorwa bigirira sosiyete akamaro. Ndatanga urugero, hari amashuri, hari ibitaro, ibikorwa bindi bitandukanye biyibyarira inyungu ariko bishingiye kuri iyo myemerere, ariko binabyara inyungu, binafitiye akamaro abandi bantu muri rusange, community muri rusange. Twatanze urwo rugero, amavuriro, amashuri n'ibindi bintu byose. Hari ikintu cyavuzwe kuri Gisozi. Gisozi iragenda iba Gisozi, kuyitanga biba mpate, biba kuyibwiriza za 2005 na 2015 na 2016 aho ngaho. Urumva kigenda ari vice perezida wa korali. Yego se, urumva ikintu kiragenda gicumuza abantu, abandi barasohoka, abandi baravuga bati yego, ariko se tukareba ibyo bikorwa remezo bimarira iki? Bimarira iki wa mukristo uraho? Yungukira iki? Yagize uruhare mu gutanga umusanzu we yubaka, hanyuma we nk'ubarizwa aho ngaho yungukira he? Abantu bakomeje kubyibaza, abenshi baracecekeshwa, nimwe kubibaza, kuko ndibuka ko nko mu itorero, nko mu badivantiste, iyo ufite urupapuro rw'itorero kuri umudivantiste, hari porosantaje runaka ku ishuri bakugabanyirizaho. Sinzi nimba n'ubu bikiriho, maybe abantu bakibaza bimeze bite, ariko byagera kuri Dove ya Adepr, hoteli Dove niyo yavugishije abantu cyane, kuko hari ibindi bikorwa Adepr ifite insengero, ifite amashuri, ifite amavuriro, ariko byagera kuri Gisozi yabaye Gisozi. No kubera iki? Icumuje abantu. Ubu hari amakuru avuga ko ishobora kuba yareguriwe abandi bantu ku ruhande rutari urw'itorero. Reka mvuge kino kintu, akomya rutenderi, numva amayomosi yaraje. Abapasitoro bari bariho ku bwa Tom Gisozi za, ntago ari Isaie, ntago ari we, ni Tom. Kuko icyo gihe naguye ko nari umuyobozi nari vice perezida wa korali muri Adepr, nari umuvugabutumwa muri Adepr bahaga uruhimbi ku cyumweru. Bivugira hano kuri kamera, hano ku mudugudu wa Birembo, utagira ngo ni kure. Uzi kugira ngo baguha agatuti ku cyumweru. Ndi umusore ku cyumweru ubundi bakubonamo bitaramera neza. Ni mu mibyizi, ni mu byumba by'amasengesho. Ku cyumweru bamaga agatuti, nkabwirizamo, ntabwo ari kwivuga. So nubwo wenda tutarangizanyije neza, kabivuge gutyo, ariko ntagira ngo ni kure muri Kigali hano ikinini. Hari abavuga butumwa mbona b'ibyamamare twajyaga duhura nka noneho mu mibyizi twagiraga icyumba cyo kuwa 4 gishyushye cyane ariko cyane gikomeye. Reka mvuge gutya, abaperezida, abapasitoro, abantu bari bashinzwe amadepartema muri Adepr mu gihe cya Tom Gisozi itangira, muze dupfukame dusabe imbabazi. Ziki se kandi ko igikorwa bakoze kigaragara? Twagikoze nabi, bitari mu mwuka w'Imana habe rudori, harimo inda nini, cyo koza burya iby'Imana biraramba. Nimba hari ayo mwashyize mu mufuka, ariko ibya si bafunzwe bamwe. Tom ari n'abandi bari bari kumwe bari bazize iki? Isaie yaje kubera iki? Gisozi uzi intambara yabayemo, uzi abavuga butumwa birukanwe. None se hari abakristo bajya babibaza, se ko harimo abantu biba bigaragara ko ari abakene,
badafite ubushobozi buhagije bakaba baragize umusanzu mu kubaka Gisozi reka no kugira uruhare mu kuyubaka bakaba ari abakristo b'itorero ADPR ikaba ifite hoteli, iyi hoteli ifite sare, nta kuntu bajya bafasha abantu kugira ngo bikorere ubukwe bakabashyiriraho discount? Byakagombye. Ndashimira nk'idini rimwe bari bafite sare yari urusengero ihinduka na sare. Amusosori kubivuga, ndabashimira ko bari bashatse gufasha umuntu bakayimuhera for free ko yari umukristo wabo kandi nta bushobozi afite nubwo bitagenze neza, byapfuye. Amabwiriza yarahindutse. No guhinduka icyo gihe ntabwo ubwo bukwe bwabaye. Okay. Yego. Ariko bari bamufashije. Niko ubundi byakagombye. Kandi iryo dini ndarikunda pe. Niko byakagombye. Ibikorwa remezo by'idini byakagiriye inyungu ababarizwa mbere na mbere, ababarizwa muri iryo dini. Abandi bakaza nabo, ariko Zion Temple ifite ishuri Academy Authentic hano Kicukiro n'ahandi na za Rwamagana. Maybe mu bakristo hari discount ibamo. Ndibuka ko harimo nabo bafataga bakabarihira for free bakurikije performance yabo cyangwa n'ubuzima babayemo, barabafashe barabarihirira. Ariko ADPR ADPR nyizaho nyuma, Katolike ifata abana babahereza cyangwa abandi bakabishyurira mu bigo byabo. Abadivantiste bagiraga ku makaminuza yabo, bagiraga ibyo bagabanyirizwa. Ariko amugane ADPR ifasha iki abakristo baho kuri ibyo bikorwa remezo bifite? Ntacyo. Safe nini n'ubusambo bazanyemo. Ntago abana urubyiruko bakagombye kuba bajya kurushywa na sare dove hari. None se ko kuba warakoreye umugisha ku Mana ibyo ngibyo birimo? Ariko wakoreye umugisha ku Mana, yihe Mana? Imana yo mu ijuru. Wakoreye umugisha kuri ku idini. None se ugira ngo abashumba bari kuyobora bari gusezerera bakore shako bivuga n'ibiki? Hari aho bakoreraga Imana bakarengera bakanakorera n'idini bashukwa. C'est vrai. C'est vrai. Kubera ya myigisho zo kuvuga ngo Imana yizicira inzira gusa, ngo wowe ngo ntukarebe ibyo utanze ngo bikurikirane ngo byakoreshejwe gute, ngo wemenya ko Imana yabyanditse. Ngo urugero ko atari byo. Yesu Yuda so ariko ntabure. Kuki Yesu yagize umukontabure mu ntumwa 12 nawe wa 13? Kugira ngo ibintu bigende neza, ntabyishyireho. Yari kubishobora. Rurya ruhago rw'ibiceri yari kubasha kurushyiraho. Mubwira uburyo bikurikira bikwibutse. Kuki yageze aho abantu bashonje akabaza ngo mu kigega harimo iki? Kuki iyo myumvire niyo mitekerereza abantu bagifite ubwo niyo mpamvu namwe ngo bakwiriye kwiga, bafata Bibiliya ntibayigenze kwiriye ahubwo bakayicurika. Ariko ziko hari umukristo utaranabona iyo Gisozi bavuga, ntago bayizi, ataricaraho ngo nkwerewe n'agafana. Nuko yumva uzi Gisozi abantu yahagaritse, uzi ko Gisozi ngereka ngo amakuru nk'umuntu wari urimo ntago ari ukubabeshyera. Iyi Gisozi ara wageze nuririmba utaratanga umusanzu, kandi ntago ari tolerance banga utanga uko wifite. Bagushiriragaho reka da barabanga korari nitwice miliyoni zinize, bakajya muri korari bakicara kabati mbo turimo 20 buri muntu naye batitaye. Kandi ntikuye yindi misanzu, korari atanga amafaranga ya buri kwezi, muragura uniforme kugeza ubwo Jerry kugeza ubwo ivuga butumwa ryahagaze, ntihagire korari sohoka itararangiza gutanga umusanzu. Ibiterane birahagarara. Igiterane cyabagaho cyari igiterane cya ADPR cyo kuvuga ngo umuturgudu cya paruwasi teguye igiterane cyo kwitangisha kuri Gisozi.
bagera mu giterane bakabashuka ati muzana amatelefone yanyu tuyasengera. Hari aho byabaye umwigisha umwana we ati muzana amatelefone yanyu tuyasengera, ageze imbere ati ya matelefone arajya gukora umurimo w'Imana. Ariko ntugakabye. Ese nje kubeshyera uwo mudugudu usarajya ngo uvuga bari bawuriho baze batubwire. Uwo mupasiteri ari kwigisha birangiye. Icyo nuko baharaye ngo abahanuzi bazi kwitangisha. Bateguraga ibiterane akabati turatumira muyo. Nimba ari cy'urubyo umuntu uzi gusatura kweri. Bibi urakoze bitwaga abasatuzi. Urumva? Uza abana batasengewe kubera iyi Gisozi. Ubwo kugira ngo ubone serivisi z'itorero nuko byagomba waratanze Gisozi. Gisozi yarabaye Gisozi nyine nayo baze Gisozi. Gushyingirwa Gisozi. Kubatizwa Gisozi. Genda gize ubwoba aho bagera bavuga ngo batanga gitanse. Bakoze amaresi. Warubize? Bakoze resi. Wamara gutanga Gisozi ukaba ufite resi. Aho ugiye wibeshye uyiteze. Ibeshye uyite. None ngo byagenze gute kuri iyo Gisozi yateje akaduruvayo ngo bayitanze? Oya ni amakuru numvise ko bashobora kuba barayitanze. Nabonye reka nze ndebe umuntu nimba ari byo ntibeshya. Urumva? Nabonye babavuga bapanga bashyira mu majwi nta nimero zose nyigera baho. Nshaka kumuhamagara ze. Okay. Bayihaye umugabo witwa Philbert. Nibyo se? Yego. Niwe usigara umuyobozi mukuru wayo, niwe muyobozi wa Dove, ariko Philbert si umwadepr. Noneho twibaza Adepr yaragurishijwe. Nako Dove yaragurishijwe. Dove yarakodeshejwe. Kuko twabibonye muri kirabo. Ubu none ingamba zayo zaba zarahindutse. Ufite kuvuga ngo bya bintu bangurajyana y'umuntu mwasezeranye gusa. Cyangwa se inzoga ntabwo zemewemo. Simbizi ubwo ariko wumvishe ko abanyamakuru babibajijeho. Twibaze Dove yaragurishijwe. Nanjye nibyo ndi kwibaza. Dove ishobora kuba yaragurishijwe. Ntabwo tubizi. Ntabwo yagurishijwe nawe. None se yabikiri mu biganza bya Adepr nta bantu bize management muri Adepr kariho tuvuga duhera. Uyu mugabo ni inshuti yanjye. I'm so sorry. I know. Ndabizi ni ikiganiro ari bugikurikirana. Kandi uyu mugabo ni umushoramari. Nyine umushoramari. Ubu nshatse nanamwamamariza ariko kamziyorere. Afite izindi company ze zibwite ku ruhande. Ni umujene rwose. None twibaze nimba itaragurishe dusesengura ahantu Jerry. Nimba itaragurishijwe. Wende kavango ni umukozi. Muri Adepr nta wize ibi bintu. Kugira ngo basi banabateze imbere. Wasanga badahari. Bari kuri urwo rwego. Rwiri? Wasanga je sais pas. Ntibibaho. Ntago bibaho. Adepr ifite abantu bize. Adepr ifite abantu none se nkubwira none nimba batarimo abari kwishyurira A0 ubu nta AE bari bafite. Harabiri kwishyurira. Bazanavanamo buno buyobozi bushya. Ako nta kantu keza ko gushimirwa, reka tubashimire kuri icyo gikorwa. None nibaze harimo n'umushuti wanjye ufitemo umuntu. Bagize neza. Nanjye hari umushuti wanjye ufitemo umuntu. Imana turayikunda, hari ibyo yagiye ikemura. Reka twizere ko n'ibintu bizakemuka. Twibaza aha hantu. Abantu badukurikiye muhumuke mukanguka. Iyi Gisozi yavugishije abantu benshi. Iyi Dove yafungishije ba Tom. Iyi Dove yatumye abantu batajya kwigabura. Iyi Dove yatumye ibitane bihagarara. Iyi Dove yatumye ivuga butumwa risesuye rihagarara.
iyi dove yabuze umwadeperi uyiyobora nimba itaragurishijwe. nanjye nibyo ndi kwibaza umbaze nkubaze. iyi adeperi ishobora kuba yaragurishijwe na iyi dove. kugeza uyu mwanya ntabwo ikiri mu biganza bya adeperi. Yego, iri mu biganza by'abashoramari. abashoramari ariko nibo babungabunga ibintu neza cyane cyane by'imari kuko nibo bazi uburyo bicururiza. telefone nkamagarizaye ku izina ry'Imana. Ushize sinamuhamagaye bavuga ngo yahunze. Wamaye telefone yanjye. Oya, dusobanukirwe ibi tuve mu rujijo. Ningirirwa umugisha akanyitaba. Aba yakwitaba. Si ukuvogera ariko ibintu babikwiriye. Yego. Iyi gisozi ntago yavunnye ubuyobozi bwo hejuru. Cyane tujye tureka kubeshyanya. Yavunnye abantu. Yavunnye abakristo. Abantu bari muri ADPR ku bwa gisozi. Ndabizi neza Jari, hari n'abasohotse muri ADPR. Si bose ariko harimo abasohotse barasezera. Ibi narabo turabivuga ngo ni itiku, si itiku. Ahubwo twibaza izi mvuno amugana abakristo bagira umumaro bagira kuri izi nyubako. Yego. Bibamariye iki? Kugeza uyu mwanya duhumuke tuve mu bujiji. Batare gukorera Imana. Kandeba Imana ifashe cyetse nkuba nyitabye. Batwumve. Ushobora kuba ahuze ari mu kandi kazi. Ageze turi kwa gatandatu. Tegura ijambo ry'ejo se cyangwa yatashye ubukwe. Muvugize. Umuvugizi ubundi aho ari hose yagakwiriye kwitaba. Niyo yaba ari mu nama. Ubundi ntago yemerewe kutitaba telefone iyo ari yo yose. Muraho neza Pastor. Mahoro y'Imana. Nitwa Bobo. Umunyamakuru kuri Give Hope TV. Sinzi aho mwatwemera tukagira akantu tubabazaho ari ibintu twari turi kwibaza ku bijyanye n'ibikorwa remezo. Okay, murakoze cyane. Iyi Dove Hotel ni inyubako y'abakristo bagizemo uruhare, banatanzemo umusanzu, ariko uyu mwanya hakaba hagaragara wenda ko yaba yashyizwe ahari mu biganza by'abashoramari cyangwa mwavuga ko yaba yagurishijwe, ko twabonye ejo ndi babaza umugabo witwa Philbert nk'umuyobozi usigaye yihagarariye. Ese iyi Dove Hotel yaba ikiri mu biganza bya ADPR? Dove Hotel ni ADPR 100%. Philbert ni umuyobozi wayo, birumvikana ko ni Dove Hotel iri mu kigo cy'itorero gikora ibintu investment company. Yego. Gihuza ari Dove Hotel, ari hotel y'igicumbi, ari amagest house. Kikaba kigira koti kishyirwa n'ubuyobozi bw'itorero kugira ngo ikurikirane imikorere yacyo. Ni ikigo cy'itorero 100%. Noneho ikaba ifite nyine umuyobozi Philbert, umuyobozi uhuza ibyo bikorwa bikorerwa muri Dove. Rero ni y'itorero ADPR 100%. Yego. Mu rwego wenda rwo kuvuga ko mwafashe Philbert, maybe ni umwadeperi w'imbere cyangwa yuko mwabonye ari ufite ubushobozi bwo kuyobora Dove? Yuvuze umwadeperi w'imbere sinzi icyo ushaka kuvuga. Umukristo waho. ADPR w'imbere cyangwa w'inyuma, nta mwadeperi w'inyuma tugira. Umukristo w'imbere mushumba mutwihanganire wenda. Noneho ikindi, iyo dutanga akazi tureba ubushobozi bw'abantu nuko babasha gushyira mu ngiro misiyo y'itorero. Ntabwo tujya kuvangura amadini. Sinzi
mpamvu ushaka kumenya niba mu ADPR cyangwa mu ADPR. yuko twibaza wenda ko iyi Dove Hotel ni inyubako yateje imvururu cyane mu gihe cy'itangira kwayo, ndatekereza mwe mutarajya ku buyobozi, bwari ari ubuyobozi mwaje musimbura, twavugaga tukibaza nta kuntu ese nimba umumaro wayo yakagira umumaro abakristo wenda ba ADPR muri rusange, haba harabuzemo umuntu ufitemo ubwo bushobozi n'ubumenyi bwabyo kugira yayiyobora. ADPR igira abakozi, Dove Hotel igira abakozi benshi b'aba ADPR, ariko ibasha no kugira n'abakozi basengera mu yandi matorero bitewe n'ababashe gutsindira umwanya w'umurimo. Yego, imyanya nyine dushyira umwanya w'umurimo ku isoko, ugashaka uwutsindira. Icya mbere kiba kirebwa ni uko abasha gushyira mu bikorwa bishinzwe abadepekana n'abakristo. Rero iyo ari we watsinze ntabwo tujya gushyira itangazo ku isoko tuvuga ngo turashaka amakuru mu ADPR, ariko ifite abakozi benshi cyane baba muri ADPR bava mu itorero rya ADPR, nabo bijyanye n'uko nyine bagiye batsindira imyanya y'uwo murimo. Yego, murakoze cyane. Iyo tukurikiranye amakuru wenda y'uburyo yatangiyemo, twabivuze wenda haruguru, twagatekereje ko yakagiriye umumaro abakristo muri ADPR. Ndaguha urugero, wenda tujya tuvuga ngo abadivantiste ari uburyo bafashamo abakristo abo muri kaminuza zabo, mu bikorwa byabo remezo hakaba hafi, abakatolike nuko n'ayandi madini amwe n'amwe. Ese ADPR mu bikorwa byayo muri rusange bifitiye akamaro ki abakristo muri ADPR? Ndavuga urugero, niba mufite sara kuri Dove Hotel, nk'urubyiruko cyangwa umujene wo muri ADPR ufite ubukwe, mubasha mwamushyigikira gute mu buryo bwo mu bikorwa remezo yaba yaragizemo uruhare cyangwa ababyeyi be? Mu buryo butandukanye. Iyo icyambere cyo kubanza kumva icyo ibikorwa nka biriya byubakirwa n'umumaro bifitiye itorero muri rusange, kandi nyine bifitiye itorero muri rusange umumaro, icyo ukora n'umuntu ku giti cye. Yaje mu cyambere kubanza kwishimira kaje muri hoteli y'itorero rye. Yego, icyo ni icyambere yishimira, ariko nawe akaba agira uruhare mu bihakorerwa. Uretse ko hari uburyo bafasha abaza bahagana bakabaha discount cyangwa se bakagira uburyo babagabanyiriza. Yego, yaba ari abashaka gukoreramo ubukwe cyangwa se ibitaramo, cyangwa akaba ashaka icyumba cy'inama, cyangwa se akaba ashaka icyumba cyo kuraramo. Hari uburyo butandukanye bazegere, kuko Dove ifite nyine ufite abakozi babishinzwe babikora umunsi ku wundi, kandi mu byo bakora n'iyo abanyetorero baje kuhakorera ibikorwa bitandukanye uburyo babagabanyiriza bikabafasha. Mu mahame twari tuzi aracyakomeje, cyangwa kuba harimo abayobozi bashyashya batari no muri ADPR, arajya ku mahame ya standard ya hoteli. Ubundi wenda tuzi ko igira igice cya bar na restaurant, macumbi. Ubwo bar aba arimo inzoga, ibisindisha, amacumbi. Umuntu wese yagenda akafata icumbi uko abishaka, ariko mbere twe tuzi ko habanza kugaragazwa wenda ibijyanye n'undi muntu, nk'umugore n'umugabo cyangwa umukobwa n'umusore ujyana icyangwa ko mwashyingiranwa. Ayo mahame aracyariho, cyangwa se ko yaragiye abayobozi batari no muri ADPR yaba yarahindutse? Nakubwiye ko iyo dushaka abayobozi dushaka abakristo. Yego, abayobozi bari icyambere ni abakristo. Abakristo bizera Yesu Kristo, kandi bemera icyerekezo cy'itorero ADPR, bemera indangagaciro z'itorero ADPR, bafite n'inshingano yo kubishyira mu bikorwa. Yego, rero ibindi byose uri kuvangamo ntabwo bivuye nyine n'icyo ADPR icyo n'ikigamije, ndetse n'abayobozi bizana baje kuhakora umurimo. Niyo mpamvu kuba hari umuyobozi wahindutse hakaza undi muyobozi, uwo muyobozi kandi akaba aje umukristo, ntabwo ari byo bibasha guhindura indangagaciro z'itorero
ibyo tutemera ntitubyemera ibyo tudakora ntabwo tubikora kandi dushobora kuzana umuntu uje kubikora kuko igihe cyose mu bigenderwaho kugira ngo umuntu ahabwe akazi yego harimo icyo cyo kubanza kureba niba ari umukristo ubuhamya bwe niba kandi anajyanye n'icyerekezo cy'indangagaciro by'Isura Adepr kandi anemera gushyira mu bikorwa ni igikorwa cy'ubucuruzi ariko ubucuruzi bushyigikira misiyo y'itorero yego niyo mpamvu rero n'ibindi bikorwa by'ubucuruzi by'Isura Adepr aho bikorerwa hose ntabwo twemera ibikorwa byaba bibahuye n'ibyo byose babwiye wenda turasa nk'abagana ku musozi. Ikibazo cya nyuma nibaza hari inkuru zirimo ziracicikana ariko abantu batari kuvugaho rumwe mu mpinduka z'ubuyobozi bwa ADEPR harimo no gusengera abadamu ku bushumba. Iki cyo ko mumaze iminsi mubona muri social media wenda hari icyo mwagitangaza ese koko ni ukuri iyo gahunda irahari bihagaze gute mu byo gusengera abadamu ku bushumba? kandi siniki muri social media kuko reka rero wahuye nabyo kuko ni igikorwa cyanyuze mu nama zitandukanye zo mu itorero cyanafashweho ibyemezo kinahabwa umurongo nka kimwe mu bifasha itorero mu cyerekezo 2025 ko byemeye ko bigiye gutangira gusengera abagore ku nshingano z'ubupasitori. Yego mwaba mwarashyizeho igihe tuzatangira gusengera abapasitori yego nitugishyiraho tuzagitangaza niba ari ibindi mwumvise mbega niba ari mwumvise umuntu yavuze igihe ibyo mwumvise bitavuze natwe ibitekerezo by'abantu ntabwo ari gahunda y'itorero ADEPR. hari abantu barimo bariga rimwe bwe mugizemo uruhare rwo kubarihirira biravugwa ko ariho muri guteganya gukuramo abashumba, byaba ari ukuri? ubusanzwe ADEPR mu bikorwa bifite initaho tugira ibigo by'amashuri 316 bimaze imyaka irenga 78 mu gikorwa ariko hari ibikorwa by'amashuri uburezi yishyurira abantu amashuri mbega abantu benshi bize cyane bishyuwe na ADEPR n'uyu munsi kandi yarikomeje bizanabyongera cyane. Mushumba reka tubashimire kandi Imana ibaha umugisha kubw'umwanya muduhaye. Ngaye bwoko nyuma y'ibyo ngibyo nta kindi twarenza. None se hari ikindi nta kindi urumva reka dusoze uretse kuri aya kantu ADEPR habuzemo umuntu ufite ubushobozi n'ubumenyi bwo kuyobora dove. Kadusoze byumvikane reka nta comment dushyiraho ku byo umuyobozi yavuze. Asante sawa